zacu mudukurikiye hano mudukunda tubashimiye ubufatanye bwanyu. Ikiganiro ni indamutso y'urukundo. Imana ishimwe, kandi ndumva nawe ukeneye kuba wabona amahoro umutima, kuko urukundo ruzana amahoro, urukundo ruzana ibyishimo, urukundo ruzana umunezero, urukundo ruzana byose. Reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Yohana, ibitabo ubutumwa bwitwa bwanditswe na Yohana ibice 11. Turasoma ku murongo wa 35. Ubutumwa bwitwa bwanditswe na Yohana igice 11 ku murongo wa 35. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Naho munyumvire, kadusubiremo. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Yesu ashimwe. Reka dusenga Imana. Mana, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko uri kumwe natwe muri iki kiganiro indamutso y'urukundo y'abana b'Imana. Tugushimiye ko banye natwe, kandi tugushimiye ko waduhaye kubyuka amahoro, abandi ukabaha kwirirwa amahoro, abantu bose tukatura amahoro, nubwo hatabuzemo abava muri twe ngo bagende, kuko uko umunsi ushize ushirana n'ibyawo, hari abagenda, hari n'abarama, hari n'abavuka. Ariko tugushimiye ko uturinze tukatura amahoro, n'ushimwe ntabwo icyubahiro. Turi muri cya kiganiro indamutso y'urukundo. Tuguhaye ikaze ngo natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, nshuti z'Imana, nshuti mudukurikiye hano mukunda gusengerwa, natwe turabakunda, tubashimiye comment nziza, tubashimiye uburyo mudutera inkunga, uburyo ubwo ari bwo bwose. Imana ibaha umugisha mu nama mutugira, Imana ibaha umugisha, ndetse no mu nkunga z'amafaranga zose mwadukora, mujye mudufashamo. Imana ibaha umugisha, kuko tuzi neza ko hari Imana ihagurutsa kugira ngo bino bikorwa bikomere, kandi nawe ufite umutima wo gukomeza gushyigikira ibikorwa by'Imana, nawe ni karibu. Imana iguha umugisha. Turi ku ijambo cyangwa se turi ku kiganiro cyitwa indamutso y'urukundo. Uyu munsi ntabwo ndavuga indamutso y'urukundo ngo mvangavange, ahubwo ndavuga indamutso y'urukundo y'abashakanye. Indamutso y'urukundo y'abashakanye. Iri jambo dusomye wakibaza ngo kuki arisomye. Uyu ni Yesu, yari afite inshuti ye bita Lazaro. Bajyaga bagendana, bakundanye, ari ibintu bikomeye cyane, bakundanye. Ariko Lazaro aza kurwara. Yesu yigira mu ivugabutumwa, yigira mu bikorwa bye byo gusengera abantu no kubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma Lazaro ararwara. Baramutabaza ati, inshuti yawe Lazaro yararwaye, yameze nabi. Arabihorera. Ahandi arababwira ati, muhumure. Asomye kuri 23 uzasoma, uzasanga hagati, muhumure hazazuka. Niba mubona ni mushishikazi, kubera ko Yesu urukundo Yesu yari akunze Lazaro rwarira umutima we. Ibintu byose byari birwanya Lazaro, ibintu byose byari mu mubuza amahoro. Yesu yarazi ko isahi yari yose azabikubita akabyegezayo, Lazaro kongera agasubirana ubuzima. Rero ararwara, araremba, amaze kuremba amera nabi, barajyana kwa muganga baravuza, nyine biranga. Urumva muri icyo gihe
cya Lazaro abantu bararira, mushiki wa Lazaro ararira, barihangana. Hanyuma biza kugera igihe nyine Lazaro arapfa. Lazaro arapfa, amaze gupfa barashyingura, ariko Yesu bari bagiye bamutumaho, bagasangana mu ivugabutumwa, bakamutumaho akabihorera. Aza kuza rero, ageze bati se ugiye hehe Yesu, wowe mwigisha ugiye hehe, inshuti yawe yapfuye. Hanyuma Lazaro Yesu ahageze, munsi yo ziramufata ngo ararira. Arize rero abagabo baravuga ati yoro dore umva ye ngo dore ararira nse muri se aje baramushinguye kuki ataje imbere. Ariko Yesu yarazi icyo arakora kuri we, yarazi banga yicaranye, yari afite urukundo ruri naturel, yakundaga Lazaro, afite urukundo amukunda rukomeye cyane. Yaneho ngo yogoze ko nawe yamukundaga di. Byarangiye, Imana ishimwe, byarangiye Yesu aberetse yuko afite urukundo ruri naturel. Icyaduhanga Imana iha abantu kugira urukundo ruri naturel. Imana ishimwe. Aravuga ati munywereka mwamushinguye, munyekana mwamushinguye, barahamwereka bamushinguye, barakorogoshora ibuye bakarambikamo. Aravuga ati ngaho nimukureho igitare. Bakuraho igitare, base turakuraho igitare. Se agiye kunutsa umurambo, none muri quartier agiye kunuka umurambo wanutse. Se agiye kurunguruka amagiye wamukunda ngo agiye kurunguruka n'umurambo. Ariko Yesu yarazi icyo araza gukora. Imana ishimwe. Birangiye inshuti ya Yesu Lazaro, Yesu azuye Lazaro. Urukundo no mu rupfu urukundo rugerayo. Reka mvuge ku rukundo rw'abashakanye. Muri bino bihe urebye ku isi, abantu bubatse ingo ariko nta rukundo rurimo. Iyo birebye bene data, dusabe Yesu Kristo kugira ngo aduhe umutima w'urukundo. Ushaka umuntu mukundanye, mugakora mariage mwishimye, imiryango igataha ubukwe, abantu bakabatwerera. Abenshi ujya kubona ukabona ibyishimo biba mu kwezi kumwe, abandi ibyishimo bikaba umwaka, abandi umuntu agatangira amarira, hari n'utangira amarira akihagera. Kubera iki? Nta rukundo ruhari. Ariko Yesu aduha urukundo. Ibaze iyo ushatse umutware ukamushaka, ugashaka umutware ukamushaka, wamara kumushaka bikanga, bikananirana. Umva nshuti z'Imana, ugashaka umugabo ntahahe, akaba mu kabari, itabi, agataha ijoro, akirwa muri uko ushaka ko uyu mudama gukunda niko nawe wakamukunza. Ibikomera abantu benshi bafite ni ukutagira urukundo. Ndavuga ku bashakanye. Reba nawe uburyo umuntu ajya mu murenge, akajya mu murenge abantu bakishima, tugakamera, tukishima, tukanywa, tukarya. Noneho reba uburyo umuntu urukundo rugakama neza, umuntu agasura murenge agiye kuburana kubera urukundo nta ruhari. Ikiganiro ni indamutso y'urukundo. Mbese uracyagira urukundo? Urukundo rurihangana. Urukundo rwihanganira byose. Shuti mudukurikiye, hari ikiganiro kiba kirekire cyangwa kikamara iminota 20 cyangwa 30 bitewe nuko kimeze, bitewe nuko umwuka w'Imana yakizanye. Nkuko ibyifuzo byanyu biri, nkuko arambwiye ati iki kiganiro cyari cyiza ariko kirangiye vuba. Imana ishimwe. Urukundo rwihanganira byose. Urukundo rurihangana. Nawe urebe ibikomere abantu bafite. Ukagira umudamu ntube wamubwira ngo wambaye neza, ukwezi kumwe, umunsi umwe, ukwezi kumwe, amezi 2, 3, 4. Icyo ni igikomere. Ahari urukundo uramubwira ati sheri wambaye neza. Reka niyo kara yikeneye. Jumye ngo sheri wambaye neza narishima. None ukagira umudamu ukamara umwaka wose, umwaka ugashira cyangwa se ugasanga hari n'usanga amaze nk'imyaka 5 atari yasoka n'umutware we ngo bagende bicane basangire.
kandi abibona mu bandi, kubera iki nta rukundo. Kandi yagira yabicunga, kuko burya nta muntu wahisha undi. Buriya abantu nubwo twihangana, ariko burya umuntu amenya amakuru y'undi. Nubwo wahisha gute, buriya abagabo hari ukuntu tujya duhisha, reka mbivuge, hari ukuntu abagabo duhisha, hari ukuntu umuntu ahisha agahishahisha, ariko burya ntabwo wahisha umuntu amuhisha akakuvumbura. Yabigenzura agasanga urimo urasohokana n'abandi, urimo uragenda usohokana n'abandi, kubera iki? Nta rukundo. Urukundo rwarashize mu bantu, urukundo rwarakamye. Kuki urukundo rwakamye? Ikiganiro n'indamutso y'urukundo. Mbese uracyagira urukundo? Imana ishimwe. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ariko reba urukundo. Reba umuntu ugira urugo, ugahora ushwana, umugabo akihaneje ati mbabarira rwose serisi zasubira. Ubwo batandukanye, mwatandukanye, mwagiye, imiryango ikaza ikicara, abahanuzi, abapasiteri, abahugura bagahugura, ukavuga ati rwose nzasubira. Ukwezi kutari kwashira ukaba urasubiye. Kubera iki? Nta rukundo. Ibintu byose wakora hatari mu rukundo biba bipfuye. Ibintu byose wakora, impamvu udafite umunezero mu mutima wawe, impamvu udafite ibyishimo, impamvu udafite morale, nuko nta rukundo. Ahantu hatari urukundo harangwa n'ibikomere. Ahantu hatari urukundo harangwa n'agahinda. Shuti mukurikiye gusengarwa, wewe nubona iki kigisho ko ukabona iki kiganiro kikugezeho ari ubwa mbere, tore nko umurimo w'Imana usharinge ku bandi, kuko gusengarwa turabakunda. Hacaho ibigisho bitandukanye, kuranya no guhimbaza, ivuga butumwa ritandukanye, ariko turi ku kiganiro indamutso y'urukundo. Nivuga indamutso y'urukundo, ureba uburyo uva ku kazi ukava ku kazi, nube wasuhuza umudamu wawe, nube wasuhuza umutware wawe. Wava uri umudamu uvuye ku kazi, nube wasuhuza umutware wawe. Wava nawe uri umugabo, nube wasuhuza umutware wawe. Wakamuhamagara, nyirambegeti bite amakuru, we mwiriwe, we kandi abandi mukorana mu kazi, abandi mwirirwana, urabayambira, urahobera, uragira ute. Iyo dayimoni yinjiye iwawe wayirukanye. Nawe byibaze, none se hari umuntu ushaka umuntu, bene data mudukurikiye, munkurikiye kuri kino kiganiro indamutso y'urukundo, hari umuntu ushaka umuntu afite gahunda yo kumubabaza? Hari umuntu ushaka umuntu afite gahunda yo kumuteza ibikomere? Hari umuntu ukora mariage akajya mu murenge akitwereza, bakamutwerera afite gahunda yo kumubabaza? Ahubwo ikintu umuntu atakaza mu buzima, abantu barubaka bagatakaza indamutso y'urukundo, bagatakaza urukundo. Ufite amafaranga menshi nta rukundo, ntacyo bimarira umugabo, nta nicyo bimarira umugore. Uri umugabo mwiza, ukabusa neza, ukeye neza, udafite urukundo, nta kintu bimarira umudamu wawe, nta nicyo bimarira umugabo wawe. Saba Yesu aguha urukundo. Ikiganiro n'indamutso y'urukundo. Nshuti z'Imana, kuki imanza zihoraho? Uyu muntu yubaka aba muri gahunda, mu mushinga. Naye nakoze mariage, nagiye mu murenge, maze imyaka 13 nubatse. Iyo umuntu yakoze mariage, umuntu akubaka, aba afite intego ivuga ngo nanjye nubaka umuryango, mbyara abana, ntera imbere. Imana ishimwe ko Imana ikimpagazeho. Ikiganiro ndamutso y'urukundo, shuti wowe udukurikiye, ibikomere ufite, nuko ari ubushakashatsi, urasanga n'uwishimye, abo washatse niyishimye, abana ntibishimye, famiye washatsemo ntiyishimye, umuryango wawe ntiwishimye, kwa nyoko bukwe no kwa sobukwe ntibishimye. Kubera iki? Habuze n'ijambo ryitwa indamutso y'urukundo. Ngaho musuzuma umubwire ngo sheri uracyankunda. Basi namubwiye ngo mukunda. Igihe kimwe nagiye kubwiriza ahantu bantumiye mu bihugu by'abaturanyi, simbavuze, bantumira ahantu muri ministeri,
baranumira njya kubwiriza, nanjye njye kubwiriza abamama bari benshi bageze nko mu bamama nka 50 batandukanye nk'abayobozi batandukanye, ndagira njya kubwiriza. Noneho bageze umwuka w'Imana aramishurira arambwira aba bantu nubwo ababwiriza nk'Imana ibaha amafaranga, nubwo twabwiriza ibitangaza ntacyo bimaze, babwire ku rukundo. None umwuka w'Imana ngo babwire ibi dukoraga hatari umwuka w'Imana ntabwo twabishobora. Ntuzirarire, reka mabwire umuntu agizwe n'ubwenge, ubwenge bugize mu byiciro bibiri, hari ubwenge kavukire, hari ubwenge buhahano, hari n'ubwenge bw'ijuru. Yesu rero yaguha ubwenge bw'ijuru, hari ukuntu Imana igushyigikira mu bintu byose ukora. Numva ijwi rirambye ngo bwira aba badamu buri muntu wese yandikira umutware w'ijambo ryiza. Umwe amandikire ndagukunda, mbese buri muntu wese yandike, yakandika I love you, yakandika ndagukunda, yakandika ndagukumbuye, mbese buri muntu wese yandike. Kandi nibamara kwandika ubabwire buri muntu wese asome message umugambo usubije. Iyo baba shuti zanjye ibintu byabaye. Barandika bamwe ati sinayandika, atumva njyewe nyandika gice uyu nguyu uba mu kabari umwera amafaranga karangiza uba mu nda ntayo namwandike. Ndavuga none se ntabwo umukeneye ko Imana ihindura amateka ku buzima bwanyu? Ati turabikeneye. Ni nyuma tubikeneye rero, banza ari wowe nyine banza. None se urabwiriza umuntu urashaka umugabo azahinduka udahindutse? Ngo wowe urashaka ko umugabo ahinduka udahindutse? Urashaka ko sengera umugabo wawe ahinduke wowe utahindutse? Fata message wandika ati okay bwari noneho reka twandike nacyo mukozi Imana. Barandika inshuti zanjye. Uwa mbere ati icyo rero turashize ivuye kuri wowe se? Ni wowe yanditse cyangwa ndi kurota? Undi ati yego ko, undi ati yego ko, aha, undi ati noneho ni igitangaza ndarose se, undi ati yego ko, none se nawe da iyo iragukiza sinjye wayandikiye. Na uceretse abantu 5 bavuyemo, nibo umwe yashuje ningo sheri ndagukunda, none ndagukunda n'ukuri sheri, ariko abandi turashize. Ego narinzi kugiye kunuka. Ego kubera iki? Nta ndamutso y'urukundo ikiba mu bantu. Ntufite touch zingahe? Ntufite telefone zingahe? Umuhamagaye kangahe? Ufite telefone ariko urahamagara Nyirambegeti, urahamagara ndi, urahamagara Rasheli, urahamagara Mariti, urahamagara abandi. Wamuhamagaye kangahe? Umunsi kuhita utamuhamagaye. Ariko ibuka cyagiye muri fiançailles witsama se shenditsamuye wabona akantu gatambutse, hari akantu gatambutse. Indamutso y'urukundo, urukundo ntirucuya. Urukundo iyo ushaka ko uzagira umuryango mwiza, uzabaho mu buzima bwiza, urukundo urarukomeza shuti yanjye. Ba papa ba mama, nimba ushaka guteteshwa, nimba ushaka ko abana bawe bazagira umurage mwiza, rangwa n'urukundo. Bibiliya ivuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Biri mu gitabo cy'Imigani 2:15 haravuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Wowe urashaka ko bagusubizanya neza, wowe urangwa n'amahane. None ureba uje umuntu yabasuye, iyo umuntu agusuye muramwakira icyayi, wera muraho mwese mukicara gategura icyayi. None hari igihe umuntu agusura no munyempano, Imana iramuhaye amaso areba. None kare Imana igakwereka uburyo abantu bari kuryaryana, urumva ntibasuhuzanyaga, ntibavuganaga. Umwana muri shambure y'undi, undi akarara muri shambure ye, buri muntu wese avuye shambure. Hari n'abagabana akagabana n'abana, akavuga ati ngewe nzarihira babiri naho twe kwishyira hanze ariko tugume gutya. Noneho uwo y'umushi ubashe mwe nabo ngaba barubatse system ikomeye cyane ku buryo ubasura utari mu kwema ntiwamenye ibyabo. Wabasura rero wagutumiye uzanye teremusi, uzanye ji, bakicara bakagana bose bagaseka. Ubwo n'uburyarya. Hari no kubwira ati igitwenge nyehere ukungu. Indamutso y'urukundo, saba Imana iguha urukundo. Amen. Iki ni ikiganiro cyitwa indamutso y'urukundo. Ejo nari mbasoza mu ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ntabwiriza. Ariko ikiganiro indamutso y'urukundo ntabwo tuzavuga cyane. No kwitekerezaho ukavuga ngo ese urukundo ndacyarufite?
waba uri umupasiteri akazi ke kuguherana ngo wibagirwe urugo rwawe, urukundo uracyarufite. Waba uri umuhanuzi we guhanura ngo wibagirwe urugo rwawe, urukundo uracyarufite. Ikiganiro ndamutse urukundo tuzajya no ku rubyiruko. Ubu turi kububatse, nitugera ku rubyiruko muzatanga. Waba uri n'umuyobozi ufite biro nziza, abana bakeneye keya, umudamu akeneye keya, kandi nawe umudamu umugabo nakeneye keya. Kuko ijambo ku bana yuzura ari uko umuntu afite urukundo. Noneho kandi batwigisha ko urukundo ngo rwihanganira dana, munyumvire mukagira Imana ngo urukundo ngo rwihanganira ngo byose. Ngo rubabarira ngo byose. Noneho ukibaza umubabariye bingahe? Kubonye mishaje. Reka mabwire abadayimoni ni babi, shitani mubi. Kambaho urugero igihe kimwe nigeze kuba ndi kumwe n'umudamu wanjye ari ku mugoroba imbere y'Imana, umuntu ntamuzi anyohereza amafoto yambaye ubusa, ntamuzi. Ariko uburyo tubanye na madamu wanjye n'ubyo twumvikana, naramubwiye nese iyi telefoni urabona nigeze mwandikira, urabona si uyu muntu muzi, nese uranajya muhamagara. Ndamubwira nti andikuye umuntu cyazo umuhamagara. Aramuhamagara, ibi ni ibiki ukoze? Aramubwira wibeshye niba ushaka kunzanya n'umutware wanjye, ibyo ntibyakunda. Ariko uyu munsi iyi message baramutse bayandikiye umutware wawe, bakaguhengera, umuntu akagucunga ashaka kugusenyera urugo, akayandikira umutware wawe muri saro. Rero kutamikura ku mutwe. Ikiganiro ndamutse urukundo, uracyagira urukundo, ariko ufite urukundo ureba kure. Iyo ufite urukundo urihangana. Urukundo ngo rwihanganira byose, wihanganiye bingahe? Ngo rubabarira byose, ubabariye bingahe papa? Amen. Reka mbwira kandi gatekerezo ko umudamu umwe nsoze. Umudamu umwe ni intwari, ndamushimye Imana imumugisha, kandi ndizi neza kankurikirana, ni intwari cyane. Ni intwari cyane. Mani mumugisha. Yagize umugabo abatwa n'inzoga, abatwa n'ubusambanyi, abatwa n'itabi. Hari igihe umuntu shitani mufatika mutsikame naho agashaka kuva mu bintu bikanga. Noneho anywera amafaranga yarashira, agera naho bamwirukana mu kazi bitewe n'ibiyobyabwenge, kandi yarize. Uzi ko shitani gifata umuntu ikamwica neza agapfahagaze. Buriya ntabwo abantu babizi benshi. Buriya hari impfu nyinshi. Hari impfu umuntu apfa bagashingura, hakaba n'urupfu umuntu apfa agapfahagaze. Umuntu agapfahagaze neza agapfa bagashingura. Uko uyu muntu apfa ahagaze. Nibaze iyo umuntu yize akarangiza, akaba afite amashuri, akaba yaragiye kwiga hanze, akaba nta kintu yakora, urumogi rwaramwishe, itabi ryaramwishe, icyuya cye kirangwa n'itabi, nta kintu yakora, aba mu nzoga atazibamo. Corona cyo ko yatumye batazimwa, ariko sundi bazimwa. Hana abahanga bazimwa bakazinywa mu bwenge, ntizibakora isoni. Ariko ushobora kwishora mu bintu bibi bikakwangira ubuzima, bikakwicira izina. Umudamu rero, umugabo yarishe mu bintu, kandi ari umugabo ukomeye w'umunyabwenge w'umuhanga, yishora mu bintu bikomeye by'ibyaha, bigera igihe bimugira chronique, arangirika, amera nabi bikomeye cyane, bigira mu rwego amafaranga yarashira, bigira mu rwego anywera n'amapantaro akagurisha, bigira mu rwego n'inkweto arazigurisha, bigira mu rwego noneho na firigo yari afite nayo umugabo arayikora ajyana ayigurisha. Kubera iki? Akabari. Bigira igihe umudamu abura minirivare y'abana. Kwihangana bijya bitera kunesha. Umudamu agenda guza banke, abana bigaga mu mashuri akomeye, bari abana 3 bari mu 800. Nukuri byari abantu bakomeye basobanutse, ariko umudamu afite ibikomere yarihanganye. Kubera urukundo arihangana. Hari n'igihe umugabo yasindaga, umudamu akajya kumucyura, akajya kumuvana mu kabari yaraye, cyangwa se nimba yarijyanye mu muhanda akamuvanayo. Kuko uyu munsi nimba ameze gutyo, haracyariho ibyiringeje umuntu yahinduka. Ya mafaranga yagurije banka yamuhaye, umugabo yarayanywereye, yarayafashe, arayabona, aho umudamu yabitse arayayora, arayajyana.
arayanywera n'abandi bagabo bajya mu kabari bararangura bamara icyumweru cyose banywa badataha. Umugabo yagaruye ubwenge umudamu ari kumushaka, umudamu yahamutse minerivare yayibuze, amusanga ahantu n'abandi bagabo mu bigare bari kunywa simbabujije, kuko buri muntu agira igihe cye n'amahitamo y'umuntu, ariko ukwiye kuba maso, ukamenya ko imbere yawe hari ibintu byinshi bigutegereje. Umudamu amwigira harumirwa, asanga yaranguye akabari, umugabo zimushizemo arahahamuka. Ndakirwe nimere Imana aramwakira umupapa, arahahamuka, kubyakira biramunanira, arahahamuka amera nk'umuntu urwaye turuma, arahahamuka aza ameze nk'umuntu wasaze, ndamwakira, turasenga, ahamagara umudamu we, arahaza. Umudamu we byaramucanze, avuga ati ubwo abana nibicare. Icyo kora famiye y'umudamu irongera iraterana, barongera bahama abana amafaranga bajya ku ishuri. Indamutso y'urukundo. Buriya nubona umuntu ari mu bibazo ntukamucire witeka, aho kumwereka umutima w'urukundo, kuko naba yaratewe ntago aba ari we. Imana ishimwe nshuti zagusenga rwamudukurikiye. Icyakurikiye niki? Umugabo yarakijwe, amaze gukizwa, umudamu aramubabarira, amaze kubabarira bose barakizwa, ubu bateye imbere, amateka yarahindutse. Ariko byabaye intambara, byabaye gushaka uburyo umuntu amushyira muri gurupe, mushakira gurupe mushyiramo, arakizwa, aba umwana mwiza, amateka arahinduka. Ibi bivuye kuki? Bivuye ku y'umutima wo kwihangana. Ese mama, wowe ari wowe bibayeho, ko message cyangwa se gutaha gate atinze ko bitumye usenya, ari wowe ibintu bibayeho, wabyakira? Banze umenye ngo nagiye kubaka, kandi ngomba kubaka afite umutima w'urukundo. Ushobora kubaka n'abazima babe bahari. Iyo umuntu yubatse urugo, hari amashyaraza, hari abishima, hari n'abatongera, hari n'abavuga, hari n'abaroho ukwezi, bakavuga ati ukwezi kumwe azaba asenye, hari n'abaguha icyumweru, hari n'avuga ati Imana ishimwe iramwanuye iramutabaye, hari n'avuga ati nubundi yarasaziye iwabo. Ubu ukwiye kumenya ngaho intambwe uteye ni intambwe ikomeye. Bamwe barayikunze, abandi ntibayikunze. Ndagira ngo dusenge. Ikiganiro mutso y'urukundo, uracyababarira? Waragerageje kubabarira? Mama papa, warageze kubabarira? Ibintu bisenye ngo ni byinshi cyane, ariko ntabwo twibongo ngo tubirangize. Mvuze igipande kimwe nzagaruka ku kindi. Ibintu bisenye ngo ni byinshi cyane. Noneho reba y'umuntu afite konte ye, n'undi akajya konte akibagirwa kazapfa. Ndanabatanga, uzi ko hari umuntu upfa afite amafaranga kuri konte akazarebwa n'abandi. Nose nimba ikote yawe utayereka umudamu wawe akaba atayizi, umugabo akaba atayizi, tumenye umunsi ushize, ariko ntitumenye ibyo tugiye kugeramo, ntitubimenye. Wamenya ukwezi ibyo waciyemo, ariko ntabwo wabasha kureba imbere y'ibizaba. Ntibishoboka. Nese uramutse upfuye, ayo mafaranga ari kuri konte, umugabo atazi, umudamu wawe atazi, yaribwa n'abandi. Kubera iki? Nta rukundo. Urukundo ruhari, bamubwira ati sheri ngira konti niyi ibaha amafaranga naya, washaka ugashyiraho n'ifoto ye. Uramutse ugize ikibazo bakagufunga, uramutse ugiye mu bitaro, nta yayavana ati ko banki itakugira imbabazi ikubwire ngo n'umudamu wawe, n'umudamu reka tuyaguhe. Ntibyakunda. Ikiganiro ni indamutso y'urukundo. Shuti mwari mukurikiye gusenga ndagira ngo dusoreze aha ngaha, nkubwire ngo ikosore. Amen. Ikosore papa, ikosore. Iyo umuryango utameze neza, n'abana barahamuka.
hari abantu benshi aho kuca abana bajya mu mihanda, kuca abana bahinduka za mayibobo, kuca abana bananirwa. Hari igihe biba bitewe n'ibikomere by'ababyeyi. Hari igihe abana barambirwa intonganya mu ngo n'intambara mu ngo. Umwana ugasanga abana bahora bumva intambara, abarwanye, uvudukanye undi, utewe undi cyuma. Yesu umwana w'Imana. Ndavuga ibyonzi, ibyo mbonesha amaso nawe kandi urabizi. Niba umwana ari kubona uri kuvudukana umudamu we n'icyuma, namwe mwibazaho umuntu afata umudamu akamwica. Ibyo twagiye tubibona, twari tubona amakuru, duhora tuyabona. Umuntu agafata umuntu yashatse akamwica kubera nta rukundo ruhari, akamutemagura akamwica yaramushatse. Ibaze mene data, warakoye ukamushaka ugakwa kubera ko dayimoni yakwibye urukundo, kubera ko urukundo rwagiye, ugafata ukatemagura ukazirika ukica. Ibyo ni ibintu biriho. Ukafata ukamutwikira mu nzu. Ibyo ni ibintu biriho, n'ubugome. Kubera iki? Kubera urukundo rwarashize mu bantu. Kandi kibabaje, urukundo rushize abantu buzuye insengero bajya mu nsengero. Sibye ko corona yo yanabizanye zimwe inyinshi ntabwo ziri gukora, ariko urukundo kuki rushize abantu buzuye insengero? Impamvu bamwe batwawe n'ubwibone, abandi batwagwa n'amastire, abandi batwagwa n'icyubahiro, abandi batwagwa n'amarangamutima y'abandi, abandi mu bakameze nk'aho bahugutse. Umva, nkuzaniye ubutumwa, nkuzaniye ikiganiro kivuga ngo indamutso y'urukundo. Imana intumye kuri wowe, reka nkubwiye tujye gusenga Imana kugira ngo ubashe kurama, kugira ngo imbere ubundi umuntu arame atere imbere. Ubundi umuntu abayeho kugira ngo agire icyo amarira umuryango, agire icyo amarira igihugu, agire icyo amarira itorero. Iyo ubaye ku isi muri ibyo byiciro bitatu, umuntu wese Imana yashyize ku isi izamuha fagitire, izamubaza ngo wamariye iki umuryango wavukiyemo, izakubaza wamariye iki igihugu, niwe musanzu watanze mu gihugu cyawe, izakubaza niki wamariye itorero ryawe aho usengera. Kuko Imana ikurema, yakuremye ikuremana mu bwenge. Hari ubwenge wavukanye, hari ubwenge buhano bwo mu ishuri, hari n'ubwenge bw'ijuru Imana iduha bwo kureba kure. Lapo endesinimo, ubwo bwenge bwose igihe kizagera Imana ikubaze wabukoresheje iki. Papa, mama, mugeni, inshuti yanjye wari udukurikiye muri kano kanya, isubireho. Rega, kugira ngo abantu bakubahe, kugira ngo umudamu akubahe cyangwa umugabo akubahe, si uko uhangana n'imbaraga. Nuko waca bugufi, urihangana. Ikiganiro muso y'urukundo, bwira umudamu wawe ati sheri ndagukunda, bwira umutwara ati ndagukunda, nubwo bimeze gutyo. Yesu aguhe umutima wo kubabarira, Yesu aguhe umutima wo kwihangana. Nubikora gutyo tuzahindura isi. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ntabwo twakishoboza, ni wowe wadushoboza. Nsenge buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, nuzacumva wese, kugira ngo imbaraga zawe zimushoboze guhindura benshi, kandi ahinduke. Namara guhinduka ahindure n'abandi, bigira mu kigero cyiza, shitani mwara mwijuru impundu zivuge. Nsengeye abubatse ingo, nsengeye abamama, nsengeye abakobwa. Ni wowe uvura ibikomere, ni wowe umara umuntu umubabaro. Biragatsindwa ko umuntu yagura imodoka yenda isaza umudamu atayigenzemo yishimye. Biragatsindwa ko umuntu yakubaka igipangu cyiza umudamu akakimamo arira, cyangwa umugabo arira. Ntacyo bimaze. Biragatsindwa kuba umuntu yagira akazi keza akajya ahembwa ajyana mu ndaya, ahembwa ajyana mu ndaya, nta kindi mu bagabo mu bagore, nta kintu bimaze afite urugo. Uzabimubaza.
kuko amakuru namenye wamisuriye nta muntu n'umwe urama, nta n'umuganga uhagarika urupfu ku muntu, ntawe. Yaba urupfu baruhagarika abantu bafite amafaranga n'abantu bakomeye ntabwo bapfa. Hajya hapfa abatindi, hajya hapfa abakene gusa, hajya hapfa abantu batishoboye. Ariko warambwiye ngo urupfu nta muntu uruhagarika. Umuntu yakinezeza, umuntu yahima mugenzi we, umuntu yahemukira mugenzi we, umuntu yafata undi akamugira itapi, umuntu yahohotera undi akamuhohotera. Ariko igihe kiragera akibagirana, bagashingura, bagateraho insina hejuru, bikarangira. Shoboza buri muntu wese ugihumeka, ugifite amaso, ugifite amatwi, ugifite kureba, umushoboze kubana na mugenzi we bumvikana, bajya inama kugira ngo imbere hazaza habo hazabe heza, ndetse bazasiga amateka mazima. Rinda buri muntu wese kuzasiga inkuru ndi musozi. Umuntu yapfa akavuga ati sinze wabona agiye. Rinda buri muntu wese kugira ngo azasiga inkuru nziza imusozi, asiga inkuru nziza mu muryango, asiga inkuru nziza muri karitsiye, asiga inkuru nziza mu gihugu. Mwami w'abantu, ndasenge iyo tuvuga intwari n'abantu bakoze neza, ntabwo ari ibigwari, n'abantu bakoze neza, n'abantu bakoze bakitanga. Ntabwo umuntu yakwitanga nta mutima w'urukundo afite. Senge buri muntu wese warukurikiye gusenga rwawe ngo umushoboze kugira umutima w'urukundo, kuko n'uwo wabanjirije wakunze Lazaro, uramukunda, abantu baranakunegura. Yesu barakuvuga bati yamukundaga ariko se yarinze apfa.